Inshuti bakunzi ba televiziyo Icyagihire TV ndetse n'ibanga ry'ukwemera, turabasuhuje murabona ko bwije, turabatunguye tubakoreye surprise. Turabatunguye bamwe turabakanguye, ibyo tugiye kuvuga hari abagiye kubibona ariko hari n'abazabibona ejo. Ni ukubera gahunda itunguranye, hari amakuru atunguranye atugezeho mu kanya. Ayo makuru arakomeye cyane, anatumye ndetse dukangura padiri. Nkanguye padiri nawe yari yasinziriye. Padiri ndagukanguye, sorry. nta kundi mbonye mpamagara nuko ndavuga nti numva telefone irasonye reka nkwitabe kuko Eh, n'ubundi umupadiri ni nk'umuganga wa roho. Hari n'abaduhamagara nijoro bakeneye isakaramentu ryo gusigwa kw'abarwayi mm, cyangwa isengesho. Ubwo nawe nkwakire gutyo. Mm. eh, nanjye nari umurwayi rwose kuko nanjye hari inshingano mfite, hari ideni mfite. Hari igitabo nigeze nsoma cya filozofi, umuntu witwa Izeyinzeyimana yavuze ngo dufite ideni nyine kugira ngo ishene y'ubumenyi idacika, nyine histoire de la philosophie, nyine shene idacika, ngo hari buri muntu wese uvutse aba afite ideni ryo gutanga ubumenyi. Nanjye numva hari ubutumwa mfite bwo kubabaza mwebwe abasaseridoti, kubera hari amabanga mufite menshi cyane, aba twebwe abareki nyine tugomba kumenya kugira atunge roho zacu. Niyo mpamvu nyine bamuzereka ngo nguteshe umutwe, ariko nawe ndagushimiye ko ubyemeye. Mm. Mm. Wewe. Pade, hari inkuru rero iri gutrendinga Mm. ikomeye cyane. Twari tumaze iminsi tuvuga ko ku bintu bijyanye n'amahame y'ukwemera kwacu, hari ingingo twamaze kuganiraho deja eshatu. Mm. Twavuze kuri roho zo mu purigatori, Ku gusabira abapfuye n'impamvu yabyo n'aho bigaragara muri Bibiliya. mm, Eh, ndetse tunavuga kuri batisimu y'impinja Yego. no ku mubyeyi Bikira Mariya. Wewe uribuka rwose. Mba mbyibuka, noneho ukanatwereka aho bigaragara, kuko icyo abantu badutsindisha hanze aha ngaha, abo mu yandi madini bo badutsindisha Bibiliya, ibyo bavuga baba bafite ahantu byanditse. Rero nawe Na- natwe watweretse ariko watweretse ko na- bishoboka ko umukatolike nawe ibintu byacu byanditse, warabitweretse. natwe biba biri muri Bibiliya kandi buriya Kiliziya Gatolika ntabwo yigisha igamije guhangana, kuburana. Ntabwo Mm, ishyira imbere ibyitwa teoloji apologetike. Teoloji mm, apologetike ni teoloji imeze nko kwisobanura nk'aho umuntu ari mu rubanza. Oya, mm, ahubwo yigisha abana bayo, ikagerageza kubamurikira binyuze muri kadire dufite mu gitambo cy'ukarisitiya, mu myiherero tugira mu miryango ya Gisiyo Gatolika. mm. Wa wundi wenda utitabira niwe uvuga ati harya byavugiwe hehe, byavuzwe ryari. Icyo ni icya mbere. Ikindi kandi Kiliziya ntabwo yigisha igamije kwemeza abantu batayirimo. Oya, ntabwo ntabwo bigamije kwemeza abantu batayirimo. Ntawe Mm. wize filozofi, Kiliziya ntabwo igendera kuri filozofi di non etre. Non etre. Non Lettre etre, rero non none. etre. Non etre ni nkuko najya kwidefinisa ngo wowe Padiri Theophile urinde. Ngewe Padiri Theophile ndi uwo Emmanuel atari we. Ubwo mpereye kuguhakana, kuguhakana wowe, mpereye kuguhakana wowe kugira ngo mvuge uwo ndi we. Iyo utabaho se, iyo utavuka nari kuba ndi. Iyo filozofi ntabwo abantu bayumva, Mm. kuko hari bamwe na bamwe mu madini yo hanze aha hirya no hino, ubaza uti indangakwemera yanyu ni iyihe, mwemera iki? Genda kubwira nemera Imana Data ushobora byose ari mu ijuru n'isi. Mm. Nemera n'umwana wayo w'ikinege Yezu Kristo, wasamwe ku bwa Roho Mutagatifu, abyarwa na Bikira Mariya, ababara ku ngoma ya Ponsiyo Pilato, arapfa, arahambwa, amanukira mu irimbi, ariko ku munsi wa gatatu arazuka, ajya mu ijuru, aduha Roho Mutagatifu. Aho mu ijuru aganje niho azava aje gucira imanza abazima n'abapfuye. Nemera Kiliziya imwe ntagatifu gatolika itunganye ishingiye ku ntumwa. Nemera urusange rw'abatagatifu, nemera ikizwa ry'ibyaha, nemera izuka ry'abapfuye n'ubugingo buzahora witeka. Iyo ni indangamuntu gatolika. Mm. Noneho nakubaza nti wowe wemera iki? Ntaho nigeze mvuga ya madini ngo ngiye nemera ko bariya atari abantu, nemera ko bariya bayobye. Oya, Mm. identite yanjye ni iyihe? Mm. Niyo mpamvu
kiliziya gatolika ishyira imbere kwigisha urukundo. Ntabwo twarangije kwigisha urukundo, kwigisha ubumwe, ubworoherane, ubwuzuzanye, gufashanya, ku buryo twafata noneho shapitire y'amatiku y'ibiki byose. Oya, ntabwo twe tugendera kuri filozofi di non etre ngo ndi uwo wowe utari we, ibyo ni iby'abandi ntabwo ari ibyacu. Mwakomeza, nari ngiye ku ruhande gato kugira ngo nsobanurike wari umbajije. Oya, ni introduction nziza cyane ndabikunze. Rero inkuru iri gutrendinga itumye ngukangura. Inkuru iravuga ngo Papa Francis yategetse ko abaryamana bahuje ibitsina bahabwa umugisha. Ibi ndi kubisoma ku Gihe, ikinyamakuru Igihe usanzwe ukizi gikorera mu Rwanda. Reka ngusomere ibintu utagira ngo ndi kukubeshya. Umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francis yategetse ku mugaragaro abasaseridoti kujya baha umugisha abakundana cyangwa abaryamana bahuje ibitsina. Ni ukuvuga nawe uri umusaseridoti, nawe iryo tegeko rirakureba. Reka nsomere ikurikiyeho. Ibiro ntaramakuru Associated Press byatangaje ko Papa Francis yasohoye inyandiko ikubiyemo amabwiriza yageneye abapadiri arebana n'uburyo bagomba kwitwara ku bantu bashaka guhabwa umugisha. Muri iyi nyandiko harimo ko mu gihe umupadiri agiye gutanga umugisha aba adakwiye gukora ubusesenguzi ku mubano ushingiye ku bitsina. Kuko abantu bose baba bashaka urukundo n'impuhwe z'Imana, bityo baba badakwiye guhezwa. Padiri, kubyumva neza? Ndabikurikiye rwose, komeza. Iyi nyandiko yasohotse kuri uyu wa 18 Ukuboza 2023 iravuga ko ariko abantu bakwiye gutandukanya umugisha uhabwa abakundana n'isakaramento rihabwa abashakanye, kuko ryo rihabwa umugabo n'umugore hashingiwe ku miterere bavukanye. Igira iti umugisha uha abantu uburyo bwo kongera icyizere bagirira Imana. Gusaba umugisha ni urubuto rwa Roho Mutagatifu rukwiye kubungabungwa ntirubangamirwe. Ngiye gusoza, ntabwo ari birebire. Yego. Papa Francis muri iyi nyandiko yahamije ko abantu bahuriye mu miryango idasanzwe nk'iy'abaryamana bahuje ibitsina baba bari mu mwanya w'ibyaha, ariko ko badakwiye gukumirwa mu rukundo rw'impuhwe z'Imana. Ubusanzwe Kiliziya Gatolika yari ifite amahame iyo muri 2021 abuza abashumba guha umugisha abahisemo gukundana no kuryamana bahuje ibitsina, ndetse bamwe mu bayoboke bayo bari baraharaniye kuyakomeraho kuko ngo Imana ntiyaha umugisha icyaha. Inyandiko nshya ya Papa Francis yatumye James Martin uharanira uburenganzira bw'abakundana n'abaryamana bahuje ibitsina muri Kiliziya Gatolika abyina intsinzi, akaba ahamya ko ari ikimenyetso cy'uko hari benshi bifuzaga iyi mpinduka. Bahise bashyiraho na Papa hari ifoto igaragara ameze nk'uri guha umugisha, nuko ntashobora kubikwereka kubigusharinga. Umuntu wambaye afite furari y'ibendera nyine ry'abatinganyi, ameze nk'aho ari nko kumusuhuza, yenda ntabwo ari ukumuha umugisha. Ariko si cyo cyonyine, hari n'indi. Uwo muntu kuri iyo foto ari kumwe n'uwo babana bahuje igitsina? Oya, ari kumwe na Papa gusa. Noneho izindi zo ntabwo ndazisoma, ni amatitire. Hari indi website yitwa ngo ibigezweho tv.com. Papa Francis yategetse ko abatinganyi bahabwa umugisha muri Kiliziya zose. Ngo nabyo bijya gusa na biriya. Hari n'indi noneho ngo Vatican News. Doctrine de la foi, encourager les mères célibataires à accéder au sacrement. Vatican News. Ariko ibyo ndumva byo bitandukanye na biriya twari turi kuvuga. Itumye nkubyutsa niyo ngiyo. Iyo abana bahuje ibitsina.
niyo abana bahuje ibitsina urabivugaho iki ko reba ibintu umaze iminsi utwigisha, ubwo uraza kubihuza ute rero? Ijambo ni Mm. ryawe padi. Murakoze rwose. Mbere na mbere nshimye iri shyaka ufitiye kiliziya nk'umukristo, kandi n'abandi bazadukurikira, n'abadukurikiye wenda uyu mwanya bakaboneraho tukabona Ubu turi kumurikira kumwe n'abantu abandi. 19, ndabona abantu 19 bahise bakanguka nabo turi kumwe. Icyo ni ikintu cyiza nibura, kandi burya ukwemera gusangiwe tukadebata dibeti tukaganira tukareba kiliziya yigisha iki, ibyo ni nacyo kiliziya idutoza. Buriya na kera tujya mu miryango y'Iso Gatolika, abana bakitoza kujya mu basaveri kuri rasamburoma, bagatera uturirimbo, bakabyina. Biriya bintu byigisha n'abantu kuyobora, kujya mu bandi, kuvugira imbere y'abandi, no kutaba igifura, ukemera undi igitekerezo cye akakunganira, nawe ukamwumva akakubwira, nawe akakumva ukamubwira. Ibyo rero ntako bisa, ntabwo bimbangamiye kuba unkanguye kugira ngo nanjye ngire icyo mvugaho, nubwo Wow. ntari umuvugizi wa kiliziya y'isi yose, ariko nk'umupadiri yahamagariwe kwigisha, ahamagariwe gutagatifuza abayemera, ahamagariwe kubayobora inzira igana ijuru. Nawe kandi yiyigisha, yitagatifuza, nawe kandi yorohera Roho Mutagatifu ngo amuyobore inzira igana ijuru. Ni muri ubwo buryo rero nanjye natanga agasanzu kanjye nkagira icyo mbivugaho. Iyo nyandiko nayisomye, ariko iyo yo ku gihe ntabwo nayisomye, ariko iyo ya papa ubundi ni iyanditswe na prefe ukuriye ibiro bya papa bishinzwe amahame y'ukwemera. Byari biturutse kumwe mu bepiskopi bo muri Republique Dominicaine, waramubajije. Hari n'uwo muri Brezil wabajije uwo prefe ati ese duhuye na kesi n'iyi, duhuye n'umukobwa wabyariye iwabo twamwakira gute, duhuye n'aba bana bahuje ibitsina aho twita abatinganyi twabakira gute, twabafasha gute? Inyigisho za kiliziya ntago zahindutse, nicyo nagira ngo mvuge. Inyigisho za kiliziya ntago zahindutse, ntago bajugunyemo utuzi. Bajugunyamo utuzi, sinzi niba mvugo yumvikana. Kudiriwa, mbese kuregeza, ntago baziregeje, ahubwo uko biri muri Bibiliya niko n'ubundi kiliziya yigisha. Niyo dusomye gatigisimu hano, kubera ko ntunguye nifashishije iki gitabo cyitwa Catéchisme de l'Église catholique. Yego ndi kukibona. Ni igitabo kinini cyane ariko kirimo ibyo kiliziya gatolika yemera kandi yigisha. Ntabwo ngifite mu Kinyarwanda, ndasoma, mfite verisiyo y'igifaransa nsobanuremo dukeya. Haragira hati: l'homosexualité désigne les relations entre les hommes ou les femmes qui éprouvent une attirance sexuelle exclusive ou prédominante envers des personnes du même sexe. Baravuga ngo homosexualité, cyo twita ubutinganyi, ni umubano w'abagabo hagati yabo cyangwa abagore hagati yabo bumva bafitanye rukuruzi, umwe agakururwa n'uwo bahuje igitsina. Bagakomeza bavuga ati elle est revêtue de formes très variantes à travers les siècles. Yagiye igira amabara, amasura anyuranye uko ibinyejana byagiye bihita n'imico. Bagakomeza bavuga ngo les actes d'homosexualité sont intrinsèquement désordonnés. Ibikorwa relation byo kubana abantu bahuje ibitsina, ibikorwa ubwabyo ni bibi kandi ntibihuye no gushaka kw'Imana. Aka kantu karakomeye. Kiliziya se ibivuga ihereye ku ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Intangiriro, umutwe wa 19 umurongo wa mbere kugera ku wa 29, aho Bibiliya ikondana cyangwa se yamagana iyo relation, ubwo bumwe bwo kubana abantu bahuje igitsina. Ubwo kiliziya idefinisa ikintu, ivuga ikintu iki n'iki kimeze gutya, kandi ikavuga naho igifatiye, naho igihereyeho muri Bibiliya, icyemeje ihereye. Aho rero rwose niho kiliziya ibera kiliziya. Ideklara ikintu, iratangaza, ariko si igitangaje igihereye.
bivuye niho mvuze mu gitabo cy'intangiriro umutwe wa 19 umurongo wa mbere kugera ku wa 29. Ntabwo ari aho gusa, no mu isezerano rishya barabivuga. Mu ibaruwa Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyaroma umutwe wa mbere umurongo wa 24 kugera ku wa 27, aho ubutinganyi buramaganwa kandi bufatwa nk'icyaha rwose. Ubutinganyi ntago abatinganyi, mwumve ndakoresha amagambo presubtile, amagambo presi. Ubutinganyi ni bubi rwose, ni icyaha rwose. Noneho no mu ibaruwa ya mbere Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyakorinti umutwe wa 6 umurongo wa 10, ubutinganyi ni icyaha rwose. Mugira ngo se naho gusa, no mu ibaruwa ya mbere mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Timote umutwe wa mbere umurongo wa 10, ubutinganyi ni icyaha rwose buramagana. Simvuze imirongo igera kuri nk'inera cyangwa 5. Ubwo singiye gusoma iki gitabo cyose, rero no kuvuga pozisiyo ya Kiliziya, umwanya wa Kiliziya. Kiliziya yamagana ubutinganyi kandi ibufata nk'icyaha rwose, nk'igikorwa intrinsèquement désordonné. Hano rero kugira ngo abantu babyumve, iri jambo intrinsèquement niryo riremereye hariya. nanjye nari ngiye kukubaza icyo bisobanuye. Intrinsèquement, intrinsèque muri cyo ubwacyo, ako jambo kavuga ngo muri bwo ubwabo. Ubutinganyi muri bwo, muri kamere yabwo, ni igikorwa kibi Imana yanga urunuka. Ubutinganyi muri bwo ubwabo. Ngiye kukubaza ikibazo Emi, ese guhuza imibiri k'umugabo n'umugore, umuhungu n'umukobwa, ni igikorwa ubwacyo kiri muri cyo? Kibi muri cyo? Muri cyo guhuza imibiri k'umugabo, k'umusore n'inkumi, k'umugabo n'umugore, muri cyo ubwacyo, icyo gikorwa cyo guhuza imibiri umugabo n'umugore, muri cyo ubwacyo ni igikorwa kibi? Njye mbona ubwacyo hatajemo njye ngo turi kubihuza. Kuko nanjye arabo tujya tubihuza byo ubwabyo nta kibazo bifite. Byo ubwabyo guhuza imibiri k'umugabo n'umugore, muri byo ubwabyo ntabwo muri byo ubwabyo, muri kamere yabyo ntabwo ari icyaha. Ni nk'uko imvura wayifata ukavuga ngo ariko imvura ni mbi. Imvura ubwayo si ikibazo, ahubwo nyine bitewe voilà. Aho noneho ako kantu intrinsèquement niko rya sobanura kwica umuntu muri byo ubwabyo ni icyaha, ni ikintu intrinsèquement mauvais et désordonné. Kwica umuntu muri byo ubwabyo ni bibi rwose, ni ibintu bidahuye n'umugambi w'Imana. Nanjye nabyemeza. Ni ibintu bidahuye n'umugambi w'Imana. Kunywa inzoga muri byo ubwabyo ni acte intrinsèquement désordonné. Oya, kunywa inzoga muri byo ubwabyo ntabwo ari igikorwa gihabanye n'umugambi w'Imana. Kiliziya ikoresha vraiment amagambo aryoshye y'aba bantu bajyaga babyumva. Niyo mpamvu mu guhuza imibiri hagati y'uwitwa umugabo n'uwitwa umugore, ntabwo muri byo ubwabyo ari ikintu désordonné, ari ikintu gihabanye n'umugambi w'Imana. Ari ibyo nta bashyingirwa, ari ibyo ntabwo ababyeyi babyara, kuko muri byo ubwabyo ari désordonné, ari ikintu Imana yanga urunuka. Nta sakaramento ryo gushyingirwa riba ryarabayeho. Ako ngako murumva icyo Papa ashatse kuvuga. Ngo ndimo kugenda ngira noneho kuri iyi baruwa, ntabwo yatangajwe uyu munsi, hari abagize ngo yatangajwe uyu munsi. Kiliziya yamagana urunuka, yanga urunuka, icyaha, ariko igahamagara umunyabyaha ngo ahinduke. Mbese ahubwo Kiliziya ni nk'umusirikari wiyizeye w'umuhanga ushoboye kugira gutya akarasa icyaha akagituritsa. Nakoresha imvugo wenda abajene bakumva, ariko nyiracyo uwakiguyemo akarokoka. Murumva ukuntu Kiliziya ikomeye. Niyo mpamvu Kiliziya Gatolika hari unarebye ku isi iri mu matorero madini, kankoresha ayo magambo munyihanganire, yemera abagarukiramana
kuko izi ko icyaha kigomba guhigwa bukware, ariko hakarokoka uwakiguyemo. kigomba guhiga nkomeje no gukora. ubwo mvuze ngo abatinganyi baragapfa, oya, oya. ubutinganyi buragapfa ntibukabeho. Kubera ko kiliziya iyo relation, ubwo butinganyi nibwo yamagana, ariko uwabuguyemo kiliziya ihora imureba, imwegera kugira ngo irebe ko yabivamo, irebe ko yakira. kandi padiri n'ahandi wasomye hari bari bari kwamagana ubutinganyi, ndabyibutse. Juste no ku gihe hari aho banditse ngo ntabwo bishobora kwitiranwa na mariage, kandi kiliziya hari ahantu wasozereje ku gihe, ntabwo yari article nayisomye, bavuga ngo kiliziya ni inyampuhwe. Tujye gusoma noneho Bibiliya, turebe mu ivanjiri ya Yohani umutwe wa 8 dusoma umurongo umwe wa 11. Umugore arasubiza ati nta n'umwe mwigishwa. Yezu yabajije wa mugore wari wafashwe asambana ati mugore babandi barihe, nta n'umwe waguciriye urubanza? Umugore arasubiza ati nta n'umwe mwigisha. Yezu aramubwira ati nanjye rero singuciriye urubanza, genda ariko uherukiraho gucumura ukundi. Genda ariko uherukiraho gucumura ukundi. Ni amagambo abiri. Nanjye singuciriye urubanza, genda. Aho ngaho ni urukundo. Urukundo uherukiraho gucumura ukundi nicyo bita ukuri. Kiliziya irangwa n'ibyo bintu bibiri, urukundo n'ukuri. Ntabwo kiliziya ishobora kugira urukundo, iyo mvuze urukundo mwumva impuhwe, ikigongwe, kugira neza, yo kubabarira. Kiliziya ntabwo ishobora kugendera ku mpuhwe, ku rukundo, kubabarira, ariko idashyira imbere ukuri. Ukuri ndakubabariye, wakoze ibi, waguye muri ibi, ariko dore hari ukuri. Ntabwo nkubabariye ngo wigumire muri ibyo. Kuko hari igihe nk'ubu hirya no hino ku isi hari amatsinda menshi y'impuhwe z'Imana, hose bavuga spiritualite cyangwa se uburyo bw'imisengere bwiyambaza impuhwe z'Imana. Ni byiza rwose, impuhwe z'Imana, impuhwe z'Imana. Imana ni inyampuhwe, tuzi hariya mu Ruhango kwa Yezu Nyirimpuhwe, tuzi Kabuga, aho hirya no hino, ndetse hahurira abantu benshi. Ni byiza, Imana Nyirimpuhwe, ariko ni Nyirimpuhwe ikaba na nyir'ukuri. Ikugirira impuhwe kugira ngo igusanga mu nzarwe wari urimo, ikaguha umugisha, ikagufata akaboko. Ntabwo iguha umugisha ngo ikurekeraho, oya, ntabwo iguha umugisha ngo ikurekeraho. Iguha umugisha kubera ko nawe uri uwayo, kugira ngo ikuzahure, ikuzamure, igukureyo. Ni muri ubwo buryo Papa muri iyo nyandiko yavuze ngo ntiduha na rimwe umubano w'aba bana bahuje igitsina ngo bafite meme sexe ngo tubahe umugisha nk'aho ari isakaramentu ry'ugushyingirwa. Ariko nanone kiliziya ntabwo ibafata nk'abantu baciwe, bapfuye, barangiye ngo ibakatire burundu. Ahubwo kiliziya ihora ibegera kugira ngo irebe ko bava muri ibyo bagarukire Imana. Kugira ngo abantu batagira ngo ndimo kwivugira ibyanjye, ngiye noneho gusoma neza mu Gifaransa iyo nyandiko, kuko hari aho bavuze atari ko biteye. Niba wenda abantu wenda bitababangamira, ndajya nshyiramo icyo Gifaransa mwumve ukuntu kiliziya bivuze. N'abantu 53 badukurikiye, kandi uko bakangutse inyigisho zawe ngo barazikunda, niko bari kuvuga muri comment. Wenda harimo n'abumva Igifaransa, harimo n'abumva wenda Igifaransa, ku buryo hari nk'inyandiko Papa yatangaje, ariko abisabye wa wundi prefe ushinzwe amahame y'ukwemera mu mwaka wa 2021 hari tariki 22 ukwezi kwa kabiri, aho yongeye gusubiramo ngo abatinganyi n'abandi bose baba mu mibano nk'abashakanye itemewe na kiliziya, kiliziya igomba kubakunda, ikabegera, ikabafasha kugira ngo bagane inzira y'urumuri. Iyo nyandiko rwose, dore hano mfite impapuro zayo zari ziri hano ku meza, aho yatangajwe ku itariki 22 ukwezi kwa kabiri
2020 baguha umugisha umubano w'aba bana bahuje igitsina ngo wite mariage. Bishoboka? Ntibishoboka. Kiliziya yarabisobanuye muri iyo nyandiko. Ejo bundi rero tariki 13 y'uku kwezi kwa 12, tariki 13 uku kwezi kwa 12 ariyo bantu bahereyeho iyo nyandiko igatuma abantu bacika ururondogoro bati mwokagira imana mwe, ibi ni ibiki? Kiliziya yemeje ibiki? Reka nsome noneho. Titre iragira ngo une déclaration doctrinale ouvre la bénédiction à des couples irréguliers. Ese papa yaba yemeye ko les couples irréguliers ntabwo ari les couples hano sinzi n'abantu abavuga igifaransa baratubwira. Ese itangazo rya papa ryaba ryemereye umugisha aba bana batari mu murongo wa kiliziya, mbese batari mu murongo wa kiliziya? Ntabwo bavuze abahomosexuel, ntabwo bavuze abatinganyi, nuko abantu bivugiye ibyo bishakira. Ngiye gusoma, ndajya nsoma agaparagrafe nkahindure mu ntoza mu kinyarwanda. Hari inyandiko, iyo nyandiko yitwa Fiducia Supplicans. Ni inyandiko yatangajwe na prefe ushinzwe amahame y'ukwemera ariko yemewe na papa. Iyo nyandiko ngo offre la possibilité de bénir les couples formés par des personnes de même sexe en dehors cependant de toute ritualisation et imitation du mariage. La doctrine sur le mariage ne change pas et la bénédiction ne signifie pas l'approbation de l'union. Papa aragira ati, ndaza kubisoma no hasi, kuba abantu bashaka kuva muri ibyo bintu baza bati turasaba umugisha, ntabwo ugiye guha umugisha iyo relation umuntu uwemera ati sinzi ukuntu izi tendance zanje, tujya tubibona hano mu bihugu by'i Burayi, sinzi ukuntu nibonye nkururwa n'uwo duhuje igitsina, padi wamfasha, dore n'uyu nguyu, tugahura tukabaganiriza, uwo muntu tugasenga dawe uri mu ijuru, ndakuramutsa Mariya, n'andi masengesho nkabumva, byaje gute, mwatangiye gute, mwibonye gute, mwavutse gute. Hari n'ibizami byitwa psychologie, psychanalyse, kumenya imitekerereze y'abantu, uko barezwe, aho bakuriye, twasoza tugasenga. Ntabwo nahita mbabwira ngo ubu rero nimugende mutandukane, dore nabakiriye nka padiri mugende. Hari abo nkurikirana hano mfite bazana, hari ababashe kugenda babivamo, hari n'abandi bakirwana urwo rugamba. Erega ni nka kwa kundi hari n'abishingiye, cyangwa se ugasanga umwana yataye iwabo ntajya iwabo, urabakira tugasenga nkabumva. Hari n'igihe mbabwira nti umwe niyinjire mu biro, nkagenda mwumva, nkaza kumva undi. Ese uje uwarore, ujya mu mwanya w'umugabo n'indi, niba bose ari abagabo, mbona ari abagabo, ujya mu mwanya w'umugore n'indi, nkagenda mbumva. Kiliziya ni ikiduhamagarira kwakira abantu, ukabumva, ukabatega amatwi, tugasoza tugasenga. Mwese niba dusenze tugasoza n'ikimenyetso cy'umusaraba, gutya bazagenda bavuga ngo turasezeranye, ubu rero byarangiye. Tujye mu mibare noneho. Kiliziya ntishobora kugira ngo ibindi n'ibisobanuro birakurikiraho, bavandimwe mudukurikiye n'abandi muzadukurikira, iby'ibanze navuga ngo Kiliziya ntishobora guha umugisha une relation pécamineuse. No kuvuga Kiliziya ntishobora guha umugisha isano nyacyaha, isano nganisha cyaha, umubano cyaha, ntishobora kuha umugisha na rimwe. Ariko Kiliziya ishobora guha umugisha umunyabyaha ubyemera, kandi umunyabyaha ushaka kugaruka. Ikindi, nawe undi w'umutinganyi igihe aje muri Kiliziya akazana n'uwo babana ati mudufashe, ntabwo wabiruka ngo ukomere ngo mugende mwaje kumara iki, kandi bashaka ubufasha. Abo batandukanye nabo abandi bafata amabendera bakajya mu muhanda bakafata amabendera yabo bamamaza ngo Kiliziya nitwemere, igomba guhindura ibyo yigisha ikatwemera. Niko bimeze. Umuntu yaba ari mu cyaha akaza aturaho abantu ngo nibabyemere, uwo arakabije. Nyamara wundi waguye mu cyaha
akaza arira ati nimumfashe, uwo rwose arakaza neza. Mm. Ndimo gusobanura iyi baruwa niyo ndiho, ko kiliziya irangwa n'ibintu bibiri: urukundo, yego, ariko n'ukuri. Kuko urukundo, mugiriye urukundo rudashingiye ku kuri, naba ndimo kukubeshya, ahubwo naba ndimo kukwica, naba ndimo kuguhemukira. Nigeze gutanga urugero kuri iyi cano, aho ngusanze urimo gushyira wenda urutoki mu mashanyarazi muri purize, nkugiriye impuhwe rwose, nkugiriye impuhwe, uzi ko aho ngaho umuntu ashobora gushya, uzi ko aho ngaho umuntu ashobora gukubitwa n'umuriro w'amashanyarazi agapfa, mana we, nkugiriye impuhwe nk'uko agira Imana, ndagukunda, nkugiriye impuhwe. Urwo rukundo ntabwo ari rwo igihe ntashikuje akaboko nikuramo, gakuremo se gabo, wari upfuye. None hari urukundo nkugaragarije, ariko nkweretse n'ukuri. Ukuri ni uko akaboko ngakuruye, cyangwa nawe nkubwire ntikuramo, kuramo, wari upfuye. Kiliziya irangwa n'ibintu bibiri: urukundo n'ukuri, impuhwe n'ukuri. Impuhwe zitarimo ukuri, zidashingiye ku kuri, n'izabiheha ahubwo. Bareka nkomeze rero nsome iyi baruwa ya Papa. Face à la demande de bénédiction de deux personnes, même si les conditions de couple est irrégulière, hari aho bari bavuga homosexuel muri iki Gifaransa. Mwumve rwose, abantu bafata ibintu bagahengekereza aho bishakira. Ntabwo kugeza ubu twari twavuga ibya homosexuality. Papa aragira ati, ndimo gusoma ibaruwa nyirizina ariko mu Gifaransa. Face à la demande de bénédiction de deux personnes, même si les conditions de couple est irrégulière, il sera possible au ministère ordonné de consentir, mais sans que ce geste de proximité pastorale ne contienne des éléments s'appartenant de près ou de loin à un rite de mariage. C'est ce qu'affirme la déclaration Fiducia Supplicans. Nibyo byemezwa n'ibaro. Baragira bati, bitewe n'uko abantu babiri bagusaba umugisha we padiri, ari couple irrégulière, ari couple yibanira binyuranye n'ibyo kiliziya igena. Ntabwo bavuze iyo couple niba ari homosexuel, n'abishingiye. Nese padi, sorry gato, hari njya mbibona hano mu mujyi wa Kigali, nk'ubu hageze nk'umukobwa, tuvuge hari nk'umukobwa mu minsi yashize wambwiye ati ngo arashaka kuza kwibera hano akahaguma ngo ntatahe. ubwo ni ukuvuga twaza mukaduha umugisha. Ntabwo twabaho umugisha witwa mariage ngo mubana muje muti pade, uyu nguyu wenda se turakorana, nkaduha umugisha. Ese kakubaza, mwarishingiye se murabana nk'abashakanye? Turabana nk'abashakanye, ariko ntabwo twari twagarukira Imana. Yewe ndabasabira, ndabasengera, Nyagasani abaho umugisha, abakomeze, abamurikire, muzabone umuhamagaro wanyu, igihe izabishakira muzayigarukire. Ndavuga Imana. Ntabwo uwo mugisha, uyu mugisha Papa ndabigiraho mu kanya, ni umugisha utagira rituel. Ubwo abazi Kiliziya Gatolika bazi icyo ari cyo mvuze. Uyu mugisha Papa avuze ni umugisha utagira rituel, utagira formule de prière, utagira l'ornement liturgique, utagira le cadre liturgique, ni le contenu liturgique. Mvuze ibintu bitanu. Aka karakomeye. Ni umugisha. Rituel nicyo nafashe. Ni umugisha. Uyu mugisha ni uwo kugira ngo basabire Nyagasani azabereke ukuri. Ni umugisha utagira igitabo na kimwe ngo dore byanditse gutya, ngo nkuko hari umugisha wo guha inzu umugisha. Uwo mugisha ukaba wanditse uko padiri yambara, isengesho avuga, ibyo yitwaza, amazi y'umugisha uko atangira. Mbese mu yandi magambo, ni umugisha utagira protocole liturgique. Ni umugisha w'improvise, mubare ijambo ugiye gukoresha. Ni umugisha giturumbuka waho ngaho, uguye aho ngaho, kugira ngo ba bantu nabo bumve ko bakunzwe n'Imana, bumve ko bakunzwe n'Imana, bumve ko Imana itabataye, bazagera aho bayigarukire. Uyu mugisha ni nk'uko abantu bagira gutya, bijya bibaho cyane mu Rwanda. Twajyaga mu miryango remezo, ukabona abantu barimo guhinga, bari muri mapadi, ugiye he? Umuryango remezo, waduhaye umugisha, Nyagasani Yezu nabane nawe, ukabaha umugisha. Harimo abo mu yandi madini batazi n'ikimenyetso cy'umusaraba,
harimo n'abatemera, harimo n'abatarabatijwe, harimo abo bana barishingiye, harimo n'abaraye barwana barashakanye, harimo n'abadivorushije batandukanye, ubihereye umugisha uva ku kilatini benedicere, wowe urabizi wadutraduiza ukatubwira Dire di bien. dire di bien. None nko kuvuga ngo dusabire faveur de Dieu, dusabire ineza y'Imana, nicyo bivuga ubundi umugisha. Umugisha urimo amoko abiri, dusabira ineza y'Imana natwe twumve ko dukunzwe n'Imana, hari noneho dusabira ineza y'Imana utwerekeza ku isakaramentu. Ako ni aka kabiri. Hari kuba usabira abantu ineza y'Imana, hari noneho no kugira ngo iyo neza y'Imana ibagereho ako kanya kubw'isakaramentu. So tuno tubiri. Abatinganyi bose mbasabiye ineza y'Imana, Nyagasani abamurikire. Abishingiye bose mbasabiye ineza y'Imana, Nyagasani abamurikire. Iyo ni isengesho rya Kiliziya ndimo kuvuga. Aba bana barashakanye umugabo n'umugore ariko batabanye neza, benda gutandukana, abana bakabihomberamo, abana bakaba mu kangaratete mu cyeragati nta cyizere bafite. Mbasabiye umugisha kugira ngo Nyagasani abamurikire babane amahoro. Kugira ngo iryo sengesho si iry'Imana. Uwo ni umugisha usaba faveur de Dieu, usaba ineza y'Imana ibagereho. Bantu batera intambwe bati kwa kundi wadusengeye, kwa kundi wadusabiye, turabona hari akantu k'urumuri rwa Roho Mutagatifu, turaje baza no kubabwira uti ngaho rero uyu mubano Kiliziya ntiwemera, ubwo mumurikiwe mutandukane, dore mwabanaga muhuje igitsina, muri abantu b'igitsina kimwe, mutandukane. Ngiye gutanga urundi rugero banal, urugero rumeze nk'imibare. Umuntu ashobora gukora, Kiliziya ntibyemera, umusore agiye agasambana n'umukobwa akagenda agasambana, akaza ati nawe unyikiriza kuko nagucumuye. Ni ikintu nimajiniye, ntabwo nakwiye nacyo, ntabwo ari ikintu cyabayeho. Akaza ati nawe unyikiriza, agashaka penetensiya, agahabwa imbabazi, na wa mukobwa agahabwa imbabazi, wa mugore agahabwa imbabazi, wa mugabo yahawe imbabazi ku giti cye, wa mugore nawe yahawe imbabazi ku giti cye. Wowe padiri ntunazi ko aribo baryamanye, aribo basambanye, kuko muri penetensiya ntabwo byemewe kujya gushinja undi jyana icyaha cyawe, kuko hari igihe wajya gushinja undi ngo narasambanye ariko nabitewe na kanaka, dore yo kavuna imyambi, dore niwe wabiteye. Hari igihe waba yaricujije, yaragarukiye Imana mbere, ahubwo ukajya gucumura urimo gushinja undi kandi we yaricujije, yaragarukiye Imana. Jyana ibyawe wigorore n'Imana, umubyeyi wawe ubabarirwa, ahubwo nawe wundi umusabire. Niba biba ngombwa uzamubwira uti nge naricujije, nagarukiye Imana, nawe wiguma mu cyaha, ntugira amahirwe azakubwira ati nanjye nuko nagarukiye Imana. None se ugize gutya ko nababariwe, se padi n'uriya mugore ko yababariwe, nge nari nsanga umugore nawe yarasanga umugabo, ubu ko twababariwe ntabwo watwihera umugisha tukibanira nk'abashakanye twese. Kiliziya yakubabariye nk'umunyabyaha wihariye ku giti cyawe, nawe ababarirwa nk'umunyabyaha wihariye ku giti cye. Ni Imana yakubabariye muri Kiliziya, Nyagasani Yezu yakubabariye muri Kiliziya. Ariko ntabwo bivuze ko niba mubabariwe ya sano ihawe umugisha ngo ubwo mwibanire. None se niba wa mugore yubatse, Kiliziya iragenda isenye mariage yari afite ngo uri umwere, nawe wari umugabo wari ufite umugore ngo uri umwere mu bande. Abantu tujye dushyira muri logike. Kiliziya ntiha umugisha umubano w'icyaha desordonné, Kiliziya iha umugisha buri munyabyaha kugira ngo agarukire Imana. Nkomeje no gusoma iyi baruwa, mu yandi magambo ibyo ndimo ni ibisobanuro bisanzwe, ariko navuga ngo ntibishoboka ko Kiliziya iha umugisha witwa mariage, witwa gushyingirwa aba bana bahuje igitsina. Sibyo Papa yavuze, nta nubwo ashobora kubivuga, kuko adashobora kuvuguruza Bibiliya, ntashobora kuvuguruza Roho Mutagatifu. Ahubwo Papa aravuga ati n'abo banyabyaha
dore hari ka nyinshi z'abantu bibuze, mubegere, mubatege amatwi, turebe ko hari ababishaka barokoka. Ndimo ngiye gusoma iyi dokima nyishyira mu Kinyarwanda. Un document qui approfondit le thème de la bénédiction en distinguant des bénédictions rituelles et liturgiques des bénédictions spontanées qui s'apparentent davantage à des gestes et de dévotion populaire. C'est précisément dans cette deuxième catégorie qu'est envisagé dorénavant la possibilité d'accueillir également les couples qui ne vivent pas selon les normes de la doctrine morale chrétienne, mais qui demandent humblement à être bénis. nta homosexuel bavuze. Uzi nka buriya kiliziya ikomeje kuvuga ngo hari uburyo bubiri bw'imigisha. Hari umugisha ujyanye n'isakaramentu ufite rituel, bimwe nasobanuraga, ufite igitabo cy'amasengesho uko yanditse yemewe na kiliziya, ibikoresho bikoreshwa, uko padiri yambara agiye gutanga umugisha, indirimbo ziririmbwa, ndetse n'ijambo ry'Imana kiliziya iheraho itanga umugisha. Ababizi niyo tugiye guha umugisha inzu, cyangwa tugiye guha umugisha umubyeyi utwite, umugore utwite, byanditse muri Bibiliya. Tugiye guha umugisha imodoka, tugiye guha umugisha igikoresho gitagatifu, umwepiskopi agiye guha umugisha alitari cyangwa kiliziya, aho hari ibitabo byabugenewe, ahubwo abategura abana byibagiwe, uwo mugisha ntiwatanga. Naho uyu mugisha wundi ni umugisha papa yita umugisha spontane wo gusabira abo ngabo. Ntibivuga ngo hari ahantu bavuze ngo muri kiliziya, abapadiri bose muri kiliziya wenda ndavuga ko bagiye bafata nk'inzu, abo ngabo babana bitemewe na kiliziya. Ntibivuga ngo mwinjire mu kiliziya, mwarateguwe, mwaranditswe mu bukarani, muzaza kuwa kangahe, rero muhabwe wa mugisha utaritwa mariage. Si ibyo papa yavuze. Tuzakubitanira mu muhanda, padiri waduha umugisha. Wabuze ko hari nabo duhura mu muhanda hirya no hino, abana n'abaki, padiri duha umugisha, kugira ngo se njya kuvuga mwerekane ifishi ya batisimo, mwabatirijwe muri Kristo Gatolika, reka da mbihera umugisha bakigendera. Harimo n'abatemera n'abatarabatijwe. Ni nko kuvuga ngo dusabire faveur de Dieu, dusabire ikigongwe cy'Imana, dusabire ineza y'Imana tugereho. Nicyo bivuga. Ntabwo kiliziya yigeze ihindura inyigisho zayo, ahubwo ni uburyo bwo kugira ngo tuzamuke mu myumvire, twegera abo banyabyaha nabo batibaza ibintu barimo uko byaje, bumva byarabarenze. Twere gukorana gusa na ba bandi mwebwe mugenda neza. Icyo papa ashaka. Buriya abapapa bagenda buzuzanya. Benedicto wa 16 yerekanye ubuyobe bw'iyi si aho buri, yerekana ikibazo cyo kuyoba ibijyanye n'icyo bita kuba ntibindeba, abantu babaho nk'aho Imana itabaho. Ayandika ibitabo byinshi yerekana ko icyakiza isi ari ukwemera, ukwizera n'urukundo, ariko urukundo rushingiye ku kuri. Papa wamubanjirije Yohani Pawulo wa kabiri we yashyize ingufu cyane mu kwerekana icyo bita anthropologie chrétienne adéquate, cyangwa se théologie du corps, teologiya y'umubiri, uburyo uyu mubiri twawubaha ntituwice ntituwangize, kubera ko Kristo yafashe umubiri muntu, yafashe kamere muntu, gukora ku buryo nturwamo na roho w'Imana, umubiri wanjye ukaba ingoro ya roho mutagatifu. Buriya buri papa nagenda nkubwira umwihariko. Papa Pawulo wa gatandatu, wa wundi wasojeje inama nkuru ya Vatikani ya kabiri, yashyize ingufu cyane kuyogeza butumwa hirya no hino, mwegera abantu. Papa Francis dufite ubu ntabwo yari gusubiramo ibya Papa Benedicto wamubanjirije ngo asubiremo. Waravuga ati, anatangaza ijambo rya mbere yatangaje atowe, yaravuze ati roho mutagatifu yagiye mu mpera z'isi, kuko no muri Argentine, no ku mugabane wa Amerika y'Amajyepfo. Ati yagiye hirya no hino ku mpera z'isi. Rero ndashaka nanjye kugira ngo negere abantu bari ku mpera, kuri le peripherie, bari ku muzenguruko hirya, babandi navuga ba sentabwa, ba nyirantabwa bari kure. Nguko uko uzumva papa ashyira ingufu abo bakobwa babyariye iwabo, kiliziya bakire gute. Niyo baruwa yatangajwe uyu munsi, ahubwo kiliziya bakire gute. Nushaka nubona umwanya uzambwire tuyivugeho, wumva ukuntu ari baruwa iryoshye.
none se umuntu arasamye, papa aragira ati uwo muntu arasambanye, kiliziya ntiha umugisha ubusambanyi, abakobwa babyarira iwabo, ugize gutya na ya korari yari arimo yamususurutsaga uramwirukanye, umufungiye amasakaramentu, abo muri korari baririmbanaga nawe ntibamusuye, ahubwo azagenda asurwe n'abantu batajya mu misa badasenga, avuga ati yewe bamwe twaririmbanaga warantaye, burya abadasenga nibo bampumuriza, nibo banyiyegerera, aho twaririmbanye imyaka ingahe bo barantaye ngo naratwise, kandi wenda nabo barasambana ntibasame, none njyewe barantaye. Urumva ko isi, abo twita ab'isi bashobora kugaragaza urukundo kuturusha. Icyo ni ikintu gikomeye. Nyamara wamwegereye ukamubwira uti nyamuneka ibyabaye byarabaye, akiri uwo mwana mu rukundo, ahubwo no muri psikoloji uba umufashe kugira ngo wa mwana byabaye, iyo bishobora wari kubihagarika ntasambane. Ntabwo icyaha ari ugusama, icyaha no gusambana. Noneho ufashe uwo mwana, urwo rubuto rwavuye muri cya gikorwa cyabaye, urwo rubuto uwo mwana mwiteranyije n'icyaha. Ntabwo umwana basamye yitwa icyaha kuko si we basambanye. Naho ngaho kiliziya ifite imyumvire izamutse, kuko hari igihe dushaka kugira ngo uhane wa wundi wasambanye ugahaniramo n'umwana, kandi numukomereza ukwemera numwegera azabona rwa rukundo areramo wa mwana. Umufashe kwirinda ibikomere. Tuzi ko ibikomere byinshi dufite tugendana, ibyinshi ari ibikomere byo mu bwana. Iyo tugize amahirwe ababyeyi bakatwegera, abantu b'umutima mwiza bakatwegera, baturinda byinshi n'ibyo bikomere. Iyo ni inyandiko papa yatangaje, ariko nta bayivuzeho, nicyo gitangaje. Nta bayivuzeho, bivugiye ko ibyo by'ubutinganyi nabyo bainterprese nabi, batwaye intambike. Ahubwo papa nk'uko abakobwa babyariye iwabo aragira ati mubegere bashaka penetensiya, kuko mubashimire. Washimira umuntu wabyariye iwabo, washimira umuntu utwite nta mugabo afite, mushimire, kuko hari uyisama yabimenye imaze ukwezi kumwe akaba aramwishe, akagira gusambana, akagira no kwica ikiremwa kitivugira, no guhakana maternity, no guhakana ububyeyi, ni nko gutsemba inyokomuntu, gukuramo inda ku bushake. Ni icyaha ubundi gikomeye kirenze ibindi, kubera ko ni ukurwana n'ikiremwa kitivugira uwo mwana, utirwanaho nibura ngo akurwanye nawe akurwanye. None wa wundi arasamye arabyakiriye, niwe ugiye guciraho urubanza rw'iteka. Muhumurize, mukomeze, uri intwari utayikuyemo, uri intwari utamwishe. Isi yose yagutaye, n'ababyeyi bawe baragutuka. Humura, wiheranwa, wigumayo, kiliziya irakwereka urumuri. Baduka, ngwino ahubwo uhabwe penetensiya, nibura ukunda ukarisitiya, kugira ngo uzabone imbaraga z'ijuru zituma ubyara uwo mwana neza kandi umurera neza. Ariko umenye ko kubera ko wabyaye usambanye, ntago wari ufite umugabo uzwi, uziga iminsi ingahe kugira ngo umenye inshingano zo kurera gikristo. Kuko wa mukobwa ugiye kurwana aha uri umwe mu mwanya w'abantu babiri, ugiye kurwana no kurera umwana ubuzima bwa roho nk'umugabo kandi atari we, ubikore nk'umugore, nk'umubyeyi, mu gihe abashakanye bafatanye. Kuba ugiye kwiga iminsi ingahe kugira ngo batirishe abandi bigaga rimwe, si igihano, ni ukugira ngo aho gucukumbure, kugira ngo ni nk'uko mu kibuga cy'umupira w'amaguru umwe yavamo bamuhaye ikarita itukura, wowe ukajya gukina imyanya y'abantu babiri, ugakina ahawe, ugakina n'aha wa wundi wavuyemo. Icyo gihe uri igihangange, uzi gukina, uba wizewe iyo ya kipe itsinze kandi mwakinaga muri bake. Na wa wundi rero usamye gutyo, nta mugabo uzwi afite, ukamuhumuriza, ukabonereza umwana gikristo, wamuha urugero rwiza, ntiyongeye kugwa mu busambanyi, kandi waramweretse impuhwe, waramuhaye amasakaramentu ya kiliziya, burya uba umukoreye n'imbere y'Imana. Niho Yezu avuga ati umunyabyaha umwe ugarutse aruta za ntungane 99 zidakeneye kugaruka. Uvuze gutyo nibuka ukuntu muri ino minsi ngewe nzi abakobwa benshi
abakobwa bahaze ziriya porodagiti za family planning, Mhm. batubatse ngo ntawe ndavuga mu izina ariko ndabizi ko babihaze, uhita unabibona Mhm. no muri fiziyoloji bita nyine hari ukuntu bibafekita ugahita ubona barahindutse n'ibiki byose. Ubwo mbivuze kubera ibyo uri kuvuga, aho kugira ngo wenda umuntu yice umwana akuremo inda agere gute, iyo approach akamubyara agasaba imbabazi Imana, ndumva aribyo byaba ari byiza nanjye. Ese buriya uzi umuntu ukuyemo inda ibyaha bakoreye icyarimwe? Mbere na mbere aba yarasambanye, icyo ni icyaha. Icya kabiri arishe kuko akuyemo inda ku bushake. Ndavuga gukuramo inda ku bushake ivuyemo kubera uburwayi, kubera imibereho, kubera iki ikikuramo, ibyo byo rwose nta cyaha. Ariko kuyikuramo ku bushake anyweye imiti azi ngo arimo gukora icyaha, n'uwabimufashijemo wamugiriyemo inama burya nawe aba ari mu cyaha, kuko ni ukwica. Icya kabiri aba yarasambanye. Icya gatatu ni ukwica ikiremwa kitivugira. Icya kane ni uguhakana la maternite, no guhakana ububyeyi. Umukobwa, umugore yaremewe gutanga ubuzima, no guhakana maternite. Ni nko kuvuga ngo abagore bose baragashira, barakabaho batari ba mama se, barakabura maternite, barakabura iyo kapasite yo kubyara. Murumva icyo kintu abakoze. Ikindi ni guhakana uburemyi bw'Imana, abahakanye ko Imana ari umuremyi. Icya gatandatu, ndavuga gukuramo inda, nibyo ndimo kuvuga gusa. Icya gatandatu ni kwerekana ko ari we Mana, ko ari we udesida, niwe ufata icyemezo cy'igihe ubuzima butangirira kandi akabushyiraho akadomo. Mwumva icyo kintu? Ninjye mugenabihe, ninjye mugenabuzima, mbese ni nkawe muremyi. Aba yikiza mu mwanya w'Imana, ni ugutuka Imana. Aba yikiza mu mwanya w'Imana ko yatanga ubuzima. Ikindi, icya karindwi, ni ugufata ikiremwa muntu nk'ibintu. Niyo mpamvu bamwe bakoresha amagambo nyoroshyo, ntabwo nakuyemo inda ahubwo namennye igikoma cyanduye. Urumva nk'izo mvugo ni nkaho ntabwo ari ikintu kibi. Shozifiye, ibyo bita shozifiye quelqu'un, gufata umuntu ishusho y'Imana ukayishozifiye ugahindura ikintu. Urumva harimo guhakana uburemyi bw'Imana. Icya munani ni ibyaha biganisha ku gutsemba umuryango. Icya cyenda ni ibintu byinshi cyane. Icya cyenda ni ibyaha biganisha kurwanya kiliziya no kurwanya famiye. Icya cumi, ubundi bemera ibintu bigeza muri 12, ni icyaha gikuraho icyerekezo cya sosiyete n'icyerekezo cya kiliziya, kuko kiliziya, umuryango, umugabo n'umugore, ni kiliziya ntoya, famille domestique. Bityo rero gukuramo inda ni icyaha gikomeye. Wa muntu rero waguye muri cya cyaha cy'ubusambanyi, ariko akavuga ati umwana nasamiyemo ntabwo mwitiranya n'icyaha, warakabaho uwo muntu kudoshapo, wamukurira ingofero, ahubwo igihe amwakiriye n'ibitutsi biba bimuri ku mutwe nabe bamuciye, wagombye kumufasha. Nari ndimo kuvuga ko hari uburyo bubiri bwo gutanga umugisha, ko uwo mugisha utagira igitabo, utagira isengesho, utagira imyambaro yihariye y'umupadiri, utavuga ngo utangira ugaha n'aha muri kiliziya mwateguye gutya, ni umugisha waha abantu bose kugira ngo bagerweho n'ingabire y'Imana, bazagera aho bamurikirwa bagarukira Imana. Papa akomeza avuga ngo afin d'éviter de reconnaître de quelque manière que ce soit comme mariage ce qui n'en est pas un. Elle rappelle que selon la doctrine catholique pérenne, seules les relations sexuelles dans le cadre du mariage entre un homme et une femme sont considérées comme licites. Ntibisobanutse ko abazi igifaransa uwo mugisha utanga muri rusange ku bantu bose, utazi n'ibyaha barimo, niba batabirimo cyangwa babirimo, bitewe n'aho mwakubitanira n'umusaseredoti, ni umugisha wo kuvuga ngo Imana niturebana impuhwe, ntaho uhuriye n'umugisha w'abashakanye w'umugabo n'umugore, ariwo kiliziya yigisha kandi ariwo kiliziya izahora yigisha. Ndumva ari ibyo. Sijya gusoma iyi baruwa yose,
mbese papa aravuga ngo ni umugisha de devotion, ni nk'umugisha w'ubuyoboke w'ikintu sosiyale populaire, ntaho uhuriye na mariage. Donc abantu rero bahumure, ndumva tutatinda cyane, abantu bahumure, ntabwo kiliziya ishobora kuyoba. Kiliziya ni ntagatifu, icyo kintu ntabwo burya tujya tukimenya, iyobowe na roho mutagatifu. Papa kandi ntabwo ashobora kuyobya kiliziya ngo agere gutatangaza ibintu ntibishoboka. Akorana n'itimu ikomeye, n'ikipe y'abantu babyize basenga. Ahubwo aho tutakumva neza ni kuki kiliziya ishaka kwegera n'abo b'abanyabyaha, n'abo bandi bibuze, n'abo babana bidasanzwe. Kuko nanone papa ajya kuvuga ibi azi ko hari abapadiri rigoriste. Rigoriste ni ukuvuga rigure, navuga se najya kuvuga uko mbivuga mu Kinyarwanda, bakakaza ibintu cyane. Abantu mwese mutwite, mudafite abagabo bazwi, tubaciye mu kiliziya. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo, ibyo ntabwo ari byo. Abantu buri wese wiyumvamo afite rukuruziko, bahuje igitsina, bateye kimwe, muraciwe. Ibyo ntabwo ari byo. Abantu mwaraye mutongana kandi mwarashakanye, ubwo ngubwo muraciwe, muri ibicibwa, murakaba ibivume. Kiliziya ntabwo ari iyo, kiliziya ntabwo ari iyo. Abantu mwasibye misa y'icyumweru, ubwo ngubwo ni umuriro utazima. Kiliziya ntabwo ari iyo. Kiliziya ntabwo ikora gutya. Kandi kiliziya ishaka ko abantu bose barokoka, bakira, bakamenya Imana n'uwo yatumye Yezu Kristo. Ibyo biri muri Yohane umutwe wa 17. Kandi na Yezu ushobora kumbwira ngo se uwo mugisha wa bose uhabwa bose papa avuze, ariko utitwa isakaramentu, utitwa kwemera ngo aba bana bahuje ibitsina ngo baremewe, ni mariage ngo biremewe mu kiliziya, uwo mugisha urihe muri Bibiliya? Ni ikibazo wenda abantu bambaza. baraza kubaza bene data muri komenti ejo, ariko n'ubu bavuze ibintu nuko nta mwanya dufite. Abantu turi kumwe n'abantu 62, bari 75 bari komenti ngo bakubajije ibintu nuko nta mwanya wo kubisubiza. Wenda tuzabisubiza ubutaha, wari umusogongero n'amasaha yakuze. Ariko niyo dusomye muri Yohana umutwe wa 6 se wose, cyagiye Yezu atubura imigati. Abashaka bazahasome Ivanjiri ya Yohana umutwe wa 6. Yezu atubura imigati, bakarya, akabaha umugisha birimo, bakaganira neza. Ubundi guha umugisha no kuganira neza, kuvuga umuntu neza, benedicere, akabaha faveur de Dieu, akabagezaho ineza y'Imana. Nubwo se usomye no kugera ku murongo wa 68, 67, Yohane 6 duhere ku murongo wa 67. Nuko Yezu abwira aba 12 ati, namwe se murashaka kwigendera? Simoni Petero aramusubiza ati, Nyagasani, twasanga nde wundi ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo bw'iteka? Twe twaremeye kandi tuzi kuri intungane y'Imana. Mu yandi magambo, Yezu yari yagaburiye bose, abanyabyaha, abemera n'abatemera, abapinga ibye, ababyemera. Ariko amaze kuvuga ngo ninjye mugati muzima wamanutse mu ijuru. Ubu murariye iri funguro, muri amafi, muri iyi migati murahaza, ninjye muzarya mubeho. Ni muri Yohana umutwe wa 6, ninjye muzarya maze mubeho. Avuze gutyo, babandi nabo bari bagezweho n'ingabire y'Imana na faveur de Dieu, wa mugisha wa rusange w'abantu bose bari ngo barabicaje mu byatsi bararya. Mbese bitunguranye gutyo, ntabwo ari ukuvuga ngo ni abantu, ni intumwa zatowe. Yezu amaze kubagaburira bose, ntabagejeho inyigisho, bose babonye wa mugisha wa rusange. Amaze kuvuga ati, muzandya rero, muzarya umubiri wanjye mubeho, bikuriramo akabo karenge barigendera. Noneho Yezu arababwira ati, namwe se ntumwa zanjye, namwe bizeye mugiye kwigendera se? Namwe mubaye skandalize n'inyigisho zanjye? Namwe mutunguwe nuko mvuze ngo muzandya? Petero ni nkaho yavuze ati, simbyumva neza ukuntu tuzakurya, kuko Yezu yari atari yaremye Ukaristiya. Ntabwo mbyumva, ariko se ko twagukurikiye, ko twakwizeye, yewe twe twameshe kamwe, nubwo ibyawe biturenze, twaragukurikiye, tuzagenda dusobanurira.
twifitiye wenda ubujiji, tuzi kuri intungane y'Imana. Kuba uri intungane y'Imana, aka kajambo karakomeye. Kuba uri intungane y'Imana ni uko udashobora kuyoba no kutuyobya, turagukurikiye, uzagenda utwigisha. Mu yandi magambo, n'abo bantu b'abatinganyi, n'ababana barishingiye, umugabo n'umugore bishingiye, n'abo bandi babana umubano kiliziya itemera, hari igihe bazaza twabaha umugisha wa rusange. Uyu papa avuga, namwe muri abana b'Imana, ntimugacibwe, ntimukiheze, muze muri kiliziya muzabona urumuri. Hari igihe nibaza twagira ahantu tubigisha tuti, rero mwaraje mwabonye urumuri, ariko kiliziya ntishobora gushyingira aba bana bahuje ibitsina, ntishobora kubashyingira. Hari igihe nibaza tukabaha uwo mugisha, bazakuramo akabo karenge bakigendera bati, twari tuzi ko wa mugisha wa rusange papa yavuze mutwemeye, none burya ntimutwemeye, bigendere. Hari n'abandi bazaza bati, mwarakoze, ntimwaduciye, mwadufashe nk'abantu, tubivuyemo ibyo byo kubana duhuje igitsina, buri wese agiye ukwe, ahubwo tugiye gushaka abagore cyangwa abagabo, tugiye gushaka abo tudahuje igitsina, muduhe umugisha. Nicyo papa ashaka. Papa Hugo Francis, vraiment coup de chapeau, ni ukumukurira ingofero mu bijyanye no kumenya abanyabyaha, kuko kiliziya nanone ntabwo yakora bikorane n'abatagatifu bagenda neza gusa bari mu murongo. N'abo bandi ni abana ba kiliziya, tugomba kubegera tukabahumuriza, tutagiye tujyanye urwandiko rushinja ruca urubanza, ahubwo tujyanye ineza y'Imana. Nicyo papa yashatse kuvuga, kandi ntabwo ndimo kumuhimbira, nagiye nsoma iyo baruwa ngerageza kuyishyira mu Kinyarwanda. Ntaho bihuriye no kubemera nka mariage. Ni ubutinganyi ntibushobora kwemerwa ngo ni mariage, ntibibaho, ntibizanabaho muri kiliziya ya Yezu Kristo yitwa Gatolika, imwe ntagatifu, ishingiye ku ntumwa. Uvuze gutyo mpita ntekereza ku kintu nanjye njya ntekereza nanarije. Hari ukuntu nagiye nibaza impamvu, reka mbere kuri radiyo Mariya Rwanda. Radiyo Mariya Rwanda, izindi radiyo nyinshi usanga zigenda n'abantu b'abasirimu, bagenda mu modoka b'abakire. Radiyo Mariya Rwanda yijya guhiga ahantu hari abakecuru bamwe bashaje bagenda bari kuvungagurika, akaba aribo iri guha keya bya hatari. Ako kantu nakibajije. Icya kabiri, kubera iki tuvuge umusaraba? Ibi nyine tureba umusaraba ni ikintu muri sosiyete, muri community kibi, no kuvuga byonyine bumva bisona nabi nyine mu matwi no mu mutwe hose, ariko ugasanga mwebwe muha agaciro, ariwo muri guha agaciro, hari icyo biba bivuze. Ariko muri logique isanzwe hano ku isi usanga bari ibintu nyine bisa neza, bise gute, bidisayininze neza, aribyo bari gushaka. None rero komeza mukaratubwira ngo twakishijwe ngo n'urupfu, ngo n'izuka ngo bya Yezu, n'urupfu nyine n'uwo musaraba mubi. Umusaraba ntabwo ari mwiza, kuko umuntu iyo yapfuye bagiye kumuhamba, njye mvuga guhamba kuko ni nabyo dukoresha mu ndangakwemera, ngo arapfa arahambwa. N'ubundi bashingaho umusaraba. Umusaraba ubundi iyo umuntu awubonye ahita agira ubwoba, ugasanga turawambaye n'ibiki byose. Rero njye nanjye ubwo mpise nkuramo isomo mu byo twigishije uno munsi. Ntabwo twagakwiriye kuyenda guhangayikishwa nuko yenda bavuze ngo abatuvuga abakobwa babyariye iwabo bagize gute, kuko n'ubundi n'umusaraba turawusingiza n'ibiki byose. Ibyo bintu bimeze gutyo bisona nabi nyine mu matwi y'abantu. Mbere na mbere kuvuza kuri radiyo Mariya, kwenda kuvuga ngo ni ijwi riduherekeza hari aho turi hose. Ntabwo bivuze wenda neza cyane, ni ijwi babivuga, numva ari ijwi riherekeza abantu aho bari hose. Ba bantu bari mu bitaro batabasha kujya mu misa, batabasha kujya mu miryango y'Iso Gatolika, batabasha kujya mu makoraniro y'abasenga, mu makorari, ba bantu bafite kanseri, ba bantu bafite indwara zidakira, ba bakecuru n'abasaza. Hano i Burayi niho tubyumva. Radiyo Mariya buri iri ku isi hose, buri gihugu gishyiraho igihugu cyacyo. Radiyo Mariya ya Esipanye, Radiyo Mariya y'Ubutaliyani, Radiyo Mariya Rwanda, gutyo gutyo. Usanga Radiyo Mariya idahari, hari n'abakwicwa n'irungu, kuko ni umuhoza. Radiyo Mariya ni umuhoza, bashyiraho ibiganiro binyuranye. Babandi se babasha kwigurira agatabo bakagasoma, babandi babasha kujya kuri YouTube. Ntago abo bakecuru n'abasaza bafite izi telefone za smartphone, babandi babasha kujya
muri Google agahanura inyigisho y'uwo munsi, ivanjiri y'uwo munsi, abo bo nta kibazo. Baba bari babasha gusimbuka bakigira mu misa agahazwa, abo nta kibazo. Ahubwo hano i Burayi hari ababa mu mazu y'abasaza n'abakecuru bita les maisons de retraite, aho bavuga ati turakurikira kuri radiyo Mariya cyangwa kuri televiziyo dukurikire misa padi, kubera abapadiri ari bakeye na Burayi, uze gusimbuka uduhe ukarisitiya duhazwe. Murumva nk'icyo kintu, kuko ntabwo wabona umwanya wo kuza kuduha misa ufite n'izindi paruwasi, ahubwo twe turaza gukurikira kuri radiyo Mariya, haranyuraho misa isaha n'iyi, nyamuneka ubanguke uduhaze duhabwe ukarisitiya, ukajyana isakaramentu ugasanga bicaye hamwe nuko bagahabwa Yezu. Mba nk'icyo kintu bwo kwemera. Hari dufite ikirezi, noneho twagera ku musaraba. Muri uyu musaraba tuzawuganireho wenda mu bindi biganiro, muzumva ibanga ry'umusaraba. Nta wundi muntu n'umwe ushobora kwambara cyangwa kwikoreraho cyangwa gutunga mu nzu ye icyicisho, ikintu cyishe uwe, ngo urebe umuhoro, umupanga batemesheje abawe, ngo umanike hariya, ngo uwuramye, uwusenge, uwushimire, ngo dore umupanga mutagatifu. Ngo dore uyu umupanga, uyu mupanga ni mutagatifu. Nta n'umwe. Nyamara umusaraba wa Yezu wiciweho Yezu turawuramya, turawusingiza. Dore igiti cy'umusaraba cyamanitsweho agakiza k'isi yose. Dore igiti cy'umusaraba cyamanitsweho agakiza k'isi yose. Umusaraba wari ikimenyetso cy'urukozasoni, mbese cy'umuntu bakatiye urwo gupfa rubi. Ariko kubera uwo bambweho yatsinze, yazutse, niyo mpamvu tuvuga tuti ishema ryacu ni umusaraba wa Yezu Kristo. Ishema ryacu twaratira abandi ni umusaraba wa Yezu Kristo. Niyo mpamvu muri Kiliziya dufite imisaraba ishushanyije ku buryo bubiri. Hari umusaraba uzabona uriho Yezu abambye, mbese ishusho ya Yezu ubambye, ni ishusho Yezu ubambye. Ni ukuvuga ngo hari abakibambye ku misaraba, hari ababambye ku misaraba y'urushako rubi, hari ababambye ku misaraba y'urubyaro rubi, hari ababambye ku misaraba yo kubura epfo na ruguru, y'ubukene, yo guhozwa ku nkeke, y'itotezwa, y'igitugu n'ibindi bibi bishikamira muntu. Hari ababambye ku musaraba nk'uko Yezu yari amanitse ku musaraba, bakiriho na n'ubu bakibambye ku misaraba. Noneho hari n'umusaraba ubona w'igiti gusa, Yezu ntawe uriho, nta shusho iriho. Ni ukuvuga ngo Yezu yavuye ku musaraba, urupfu ntabwo rufite ijambo ryanyu, icyo bivuga sinzi niba abantu bari babizi. Donc umusaraba uriho Yezu ubambyeho tubona ishusho, udusobanura ko hari abantu bakiri ku musaraba tugomba gufasha, tugomba kuba hafi. Niyo mpamvu hari Caritas, kandi buri wese akaba ahamagariwe guhamya urukundo. Mbese tubona Yezu aracyabambye, hari abakibambye, hari abagishikamiwe. Tujya turirimba ngo Roho w'Imana ngwino, hari abashikamiwe barengana rwose, cingo yibaziritse. Abo ngabo bavugwa ni abashushanywa n'uwo musaraba uriho Yezu kibambye. Hari naho tujya tuti Nyagasani yazutse, ku musaraba uriho ubusa, ari igiti gusa. Ni ukuvuga ngo kwa kubambwa ntibigifite iherezo, ahubwo Kristo yarazutse. Iriya misaraba yombi iruzuzanya, uriho Yezu, ishusho ya Yezu ubambye, n'utariho, ariko yose irangirira kuvuga ngo Yezu ntakiri ku musaraba, yaratsinze. N'abandi babambye ku misaraba inyuranye y'iyi si ntibahumure, Kristo yaratsinze, ni muzima kandi atanga ubuzima. Warekera ahora ko bwije. Ariko byari byiza, ngewe ikintu kinshimishije ni ukuntu ngukanguye nyine ukabyemera kubera ubutumwa. Noneho n'abantu turi kumwe none turi kumwe n'abantu 65. Kuba batereka muri iki cyumba ndimo ntabwo bakwiramo ni benshi. No muri shapeli, kwa kundi mu mashapeli ari matoya, hari nayo batakwiramo ni benshi. Bari kugushima ati rwose turagukunda, ati padiri uri umuhanga. Ni ibintu byinshi cyane, uraza kubibona muri komante. Ejo nimara guprosesinga uzabibona. Ndishimye, njye nari mpangayitse, ntabwo nari gusinzira utagize icyo ubivugaho, kuko abantu bashyushye, ibinyamakuru byashyushye biri kwandika, byacicikanye, nyine hari urusaku hanze, hari rwinshi.
basi mm, muri urwo mm. rusaku ruri kuvuga ibyo bintu bitari seriye dukubitemo urumuri nyine, ndizera ko abantu ahubwo se abo Hmm? aba badukurikiye n'abazadukurikira badufashe babe abogezabutumwa. Baba abogezabutumwa gute? Basangiza haba kuri iyi cano Icyaha Gihire TV, haba kuri cano Ibanga ry'Ukwemera, naho mu kanya biranyuraho, basangiza abandi. Icyo ni icya mbere mbasaba. Bajya bakora like, share, bakomante, basangiza abandi izi nyigisho zijye zigera ku bandi. Twere guca igikuba. Kiliziya ntishobora kuyoba no kuyobya. Padiri, Ikindi uvuze ibintu nabasaba. ya ndirimbo ngo hari umwijima tuhashyira urumuri. Eh, Ahantu hose barajya babona biriya birinki biri kuvuga biriya bigambo by'ibinyoma, bajye bahita bakubita yino linki. nibyo. Iyo ngiyo, iryo ni isengesho rya Mutagatifu Francisco wasize: Nyagasani ngira umugabuzi w'amahoro yawe, ahari ubuyobe mpashyire ukuri, ahari umwijima mpashyire urumuri, gutyo gutyo. Ikindi rero nabasaba abadukurikiye n'abazadukurikira, hari imbuga za Kiliziya dushakiraho amakuru ya Kiliziya. Icyo ni ikintu gikomeye cyane, kuko ntabwo nshaka amakuru ya Kiliziya ntajya kuyashakira ku muntu utari umukristo gatolika. None se ubu hari imbuga za Kiliziya, hari Zeniti. Niyo ugiye ku rubuga ukandikamo, ni uko wenda biri mu ndimi z'amahanga, bakunze gushyira mu Gitaliyani, mu Gifaransa, mu Cyongereza, mu Gisipanyolo. Yaba ari inyandiko ndende bagashyira no mu zindi ndimi, Igishinwa, Igipolone. Ntago kugeza ubu bari bashyiraho ku rubuga rwa Vatikani inyandiko mu Kinyarwanda. Niyo wanditseho Vatika, inyuguti ya ca, Vatika akadomo va, bihita ubibona. Ubwo mvuze cano ya Nuzu, ni naho nabikuye, ni niho. Dore murabona ko mfite izi mpapuro. Urampamagaye mpita nirukiraho, mpita nempurima kugira ngo nsome nyuzemo amaso ko ni kubaza izo ndimi z'amahanga. Niho rero dushakira amakuru, n'abandi wenda benterepurete ukundi, babisobanura ukundi. Niho bakora amakuru ariko ntibamenye langaje ya Kiliziya, ntibamenye imvugo ya Kiliziya, gutandukanya uwo mubano n'umuntu. Kiliziya iha umugisha umuntu uwo ari we wese, yaba umunyabyaha natwe turibo, ariko Kiliziya ntiha umugisha umubano w'icyaha, ntishobora kuwuha umugisha. Kiliziya ikora ku buryo harokoka umunyabyaha, ariko igahiga ikarwanya yeruye icyaha. Ni uwo mwanzuro. Yego. Murakoze rero mwese mwadukurikiye. Ineza ya Nyagasani bahoreho. Twasoza n'isengesho, wahise untungura mpita ntangiriraho twasenga. Nyagasani turagusingiza, turinde muri iri joro, abari mu ijoro, abari ku manywa, ubakomeze. Twese tubereho kugukunda, kugukurikira, kugukurikiza no kukwamamaza. Ingoma yawe yogere hose, kandi icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko mu ijuru gihora gikorwa. Uduhe kubabarira abaducumuraho, natwe kandi twitoze kubababarira. Uturinde nyakibi, sekibi, maze ukuri n'urukundo biganze ubu n'iteka ryose. Amina. Ineza ya Nyagasani Yezu Kristu iduhoreho, ariko kandi natwe amizero yacu ahore amushingiyeho. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.